Antibari watugeragereje ukadutabara ugaza ugatwika igicaniro hanyuma ngo baturirimbiye ngo Imana ya feke irabihorera yego amen haleluya irabihorera none atangira kubakwera akababwira ati nimuyihamagare mukomeze mwikatagure ahari wenda Imana yanyu yabiri kugona. Hari abantu barota bagona bagasinzira bagona, arababwira ngo ahari yasinziriye cyangwa se mu kimwe yaba yatembera, ariko twebweho dufite Imana idatembera, dufite Imana idasinzira. Rata twebweho namwe abemeye Imana bakemera gukomera kwayo, dufite Imana idasinzira. Kirisitu ni yamamare. Imana ya feke irabihorera. Isaa 9 zituye muri ko baririmbye ahita amenya yuko ari isaha y'Imana yo gukora. Aravuga ati uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, na hano rwahenje bimenyekane ko Imana yacu dukorera ariyo Mana itandukanye n'izindi. Hano birashoboka ko hashobora kuba hari umuntu ubitekereje akavuga ati iyo Mana ya feke yananiwe gutabara igatembera ikajya mu murindi kunywa ikigage. Abati mfashe umwanzuro iyo nayo nyivuyeho. Rasa turacyari kwemera hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana bakatekeranye